ngo ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi. Satani atangiza imyizerere y'ibinyoma, ayo mazi agereranya izo nyigisho z'ibinyoma kugira ngo abantu batembane n'urwo ruzi. Nushaka kuyoboka Imana yobere mu binyoma nicyo bisobanuye. Noneho iyo mwumva ngo uruzi Ufurate ruzakama kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe, bishatse kuvuga ngo urwo rwijiji rw'ibinyoma, uwo mwijima w'ubuyobe utuma abanyabyaha imbabazi zimaze kurangiriraho bagerwaho n'ibyago, aho gutuka babayobeje ahubwo bagatuka Imana ibateje ibyo byago, ababayobeje bo bagakomeza kubabera mu maso yabo banyabyaha barimo kugwirirwa n'ibyago, ahubwo bakabona ko Imana ibafatanije n'ababayobeje kubahora gatsi. Nicyo kintu Imana izakora kugira ngo ibyo bintu bikosoke. Yesu azaze ajye gutunguka ku bicu n'abanyabyaha bemera ubutabera bw'Imana. Icyo nicyo cyitwa gukamya ku ruzi Ufurate. Dusenge. Uwera w'ukuri kandi ukiranuka uri mu ijuru, Muremyi wacu, tugushimiye cyane kugira neza n'imbabazi zawe utugirira, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko waduhaye umugisha wo kubona isabato ya none. Tugushimiye ijambo ryawe umaze kutwigisha binyuze mu mwigisha watubanjirije, utwigishije inzira zo kukumenya. Turakwinginze ngo wihishurire imitima yacu nawe uyihe kwemera kukumenya, kugira ngo kukumenya bitubere ubugingo buhoraho hirya y'iki gihe uzatwakire mu marembo yawe. Turakomeje n'ibyigisho byacu by'uyu munsi, tusabye Umwuka Wera kugira ngo atuyobore mu bikurikiye tugiye gukurikizaho. Abateze amatwi bose abahe gushyira umutima ku byo bumva. Umwuka Wera acengeza amagambo yawe mu mitima ya buri wese. Tubigusaba mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Amazina twamaze kuyababwira, igikurikiyeho ni ukwiga ijambo ry'Imana. Ubushize kubo twari kumwe kuri Radio Rise, twize ibirebana n'ubuhanuzi bwo mu byeshuwe 16. Haje kuboneka icyifuzo cyo kongera kubwiga turi iteraniro ryaguye, ni ukuvuga ku mashami atandukanye y'iri koranabuhanga twigiraho. Ubwo rero ni nacyo cyigisho tugiye gusubiramo. Ni icyigisho gifite umutwe w'amagambo tubwira ngo gukama ku ruzi Ufurate. Ni amagambo ari mu byanditswe ibyera muri Bibiliya, ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 12. Nk'uko twabivuze ubushize kubo twari turi kumwe, Bibiliya iratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ntabwo ari ibyanditswe byera bimwe na bimwe, ahubwo ni ibyanditswe byera byose. Ariyo mpamvu n'ibintu biri muri Bibiliya ariko byanditswe mu mvugo itumvikana mu marenga ya gihanuzi, dufite inshingano yo gushishikarira no gushyiraho umwete wo kubyiga ngo dusobanukirwe ubutumwa bubikubiyemo Imana yashakaga kugeza kuri twe inyoko muntu. Kuko ibiri muri nta cyanditswe muri Bibiliya ku nyungu z'abamarayika, nta cyanditswe muri Bibiliya ku nyungu z'Imana, ahubwo ibyanditswe muri Bibiliya byose byabaga biturutse ku Mana ikabituma abahanuzi, ariko ku nyungu zacu nk'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu tudakwiriye guhitamo imirongo runaka yo muri Bibiliya cyangwa ibitabo runaka bya Bibiliya kuba ari byo duhitamo kujya twishimira kwiga, ngo indi migabane ya Bibiliya duse n'abayirengagije, kuko ibyanditswe byera byose hatabuzemo na kimwe byahumetswe n'Imana.
ijambo risa n'iryo naryo ryanditswe mu gitabo cya Matayo igice cya 4. Yesu igihe yageragezwaga na Satani yaramusubije ati umuntu azabeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ibyo nabyo bitwigisha iki kintu, ntabwo mu by'umwuka umuntu abeshwaho n'amagambo make cyangwa menshi ava mu kanwa k'Imana, ahubwo mu buzima bw'iby'umwuka umuntu abeshwaho n'amagambo yose, yaba ayumvikana vuba, yaba aruhije kumvikana, ayo yose niyabeshaho umuntu mu buryo bw'umwuka. Noneho natwe tugiye kwiga ibyahishuwe 16 umurongo wa 12. Muri uwo murongo havuga ibyo gukama k'uruzi Ufurate. Muri iki cyigisho turarebera hamwe ingingo nk'eshatu cyangwa enye. Nukwibaza ngo uru ruzi Ufurate ruvugwa muri ubu buhanuzi bw'ibyahishuwe 12 ni ruzi ki? Bibiliya itubwira gukama kwarwo. Ese ruzakama rute? Icya gatatu turaza kwibaza ngo ese ibi bifitanye isano ki n'ubuzima bwacu bw'iby'umwuka ku buryo Imana yabyanditse muri Bibiliya. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Mbere yuko tubisesenguraho byinshi, reka tubanze dusome uwo murongo. Ndasoma ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 12. Haranditswe ngo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Ubwo turaza kurebera hamwe n'aba bama baribo. Mu iyerekwa rya gihanuzi Yohana yeretswe ibizaba ubwo igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye. Yesu watubambiwe ubu uri iburyo bw'Imana aduhongerera dusabira, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 7 umurongo 25. Uwo murimo wo kuduhongerera no kudusabira imbere y'Imana Yesu azakomeza kuwukora kugeza igihe tutazi ariko kigomba kubaho ubwo uzarangira. None Yesu agahaguruka ku ntebe y'imbabazi yicayeho, akiyambura imyambaro ya gitambyi, akambara imyambaro y'ubucamanza, agacira iy'isi imanza. Noneho amahirwe dufite none ari ijambo ry'Imana rihora riduhamagarira ngo mwihane muhindukire ibyaha byanyu bibabarirwe. Ayo mahirwe akaba ashize by'iteka. Amahirwe yo kwiyuzuza n'Imana ari nayo ntego y'ubutumwa bwiza tubwirizwa. Ayo mahirwe akaba arangiye by'iteka. Ubwo Yesu azaba atanze itangazo ngo birarangiye, nk'uko byanditswe mu byashuwe igice cya 22, atuwanduye agumye yandure, uwera agumye yere, ukiranuka agumye kiranuke, n'ukiranirwa agumye kiranirwe. Ibyo bizabaho ku munsi n'itariki tutazi, bitunguranye ariko n'impamo ko bigomba kubaho. Ubwo icyo gihe kizaba kigeze, Yohana yeretswe mu iyerekwa bizakurikiraho. Abona abamarayika 7 bafite inzabya ndwi zirimo ibyago by'uburakari bw'Imana, bazatangira kubisuka mu isi. Ibyo byago nibatangira kubisuka mu isi, mu iyerekwa umuhanuzi yabonye uko marayika yasukaga icyago cye, hari icyadukaga ku isi kibabaza abantu. Ariko igitangaza, uyu marayika wa gatandatu we asutse urwabya rwe mu isi, umuhanuzi abona uruzi runini Ufurate rukamye, kandi ngo rukamira
kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe. Iby'uwo murongo nibyo tugiye kuganiraho. Iyo bavuze uruzi Ufurate ruvugwa hano, ntabwo ari rwa rundi dusanzwe tuzi muri geography ruri mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo ari urwo ruvugwa, ahubwo iyi ni imvugo y'umwuka. Mu by'umwuka iyo bavuga uruzi baba bavuga inyigisho z'ibinyoma. Uruzi Ufurate ruvugwa hano mu buhanuzi ni inyigisho z'ibinyoma zigose Babuloni y'iby'umwuka. Kugira ngo abantu babyumve neza, icyo tubasaba ni ukuba maso, nzi ko muri bubyumve. Babuloni, uriya murwa w'i Babuloni wigometse ku Mana wayoborwaga na Nebukadineza, wari ugoswe n'uruzi Ufurate, uruzi nyaruzi runo tuzi muri geography, ngo ku buryo umutekano wa Babuloni bawukeshaga Ufurate. Ntabwo byashobokaga ko hagira icyo umuntu atwara i Babuloni atabanje kurwana na Ufurate ngo ayishobore. No mu by'umwuka hariho Babuloni y'iby'umwuka, iyo Yesu azaza kurimbura turaza kwireba mu kanya, ariko nayo igoswe n'uruzi Ufurate rw'iby'umwuka, ari rwo nyigisho z'ibinyoma. Nk'uko kurimburwa kwa Babuloni iriya ya mbere yo kwa Nebukadineza byasabye kubanza kurwana na rwa ruzi nyaruzi Ufurate, niko na Babuloni y'iby'umwuka kuyishobora ari ukubanza gukamya uruzi rw'iby'umwuka Ufurate ruyigose, nk'uko tugiye kubireba mu kanya. Reka mbanze mbasomera amateka biduhamirize mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Hatubwira ko iriya ngoma ya Babuloni yabayeho kugira ngo itsindwe ihirikwe n'Abamedi n'Abaperesi. Ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zabanze kuyobya uruzi Ufurate rwari ruyigose. Uwo ni umudugudu nyamudugudu wa Babuloni. Nuru ni uruzi nyaruzi babanze kuyobya. Tubisoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, gitabo cy'umwuka buhanuzi, Abahanuzi n'Abami. Turasoma kuri page yacyo ya 531. Ngaho abadukurikira mutega amatwi, wenda uburyo Babuloni ya mbere yashobotse biraza kudufasha no kumenya iyi Babuloni y'iby'umwuka uko ishoboka, uko izashoboka. Ngaho ibyeshu Abahanuzi n'Abami, urupapuro rwa 531. Kuba afite ibitabo by'izindi ndimi murarebera mu cyigisho cya 43. Haranditse ngo haranditse hati even while he, Belshazzar, and his nobles were drinking from the sacred vessels of Jehovah and praising their gods of silver and of gold, the Medes and the Persians, having turned the Euphrates from its channel, were marching into the heart of the unguarded city. Iri niryo nashakaga. Igihe Nebukadineza n'abatware be n'imfura zo mu bwami bwe bari Berushaza, murakoze. Igihe Berushaza n'abatware be n'imfura zo mu bwami bwe ngo bari mu birori, barya banywa basinda, banywera mu bikoresho by'Imana, nibwo ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zayobeje uruzi Ufurate, maze zinjira mu rwagati mu murwa utari urinzwe kuko ibikomangoma byari byasinze. Ijambo nashatse niryo ryivugwa ko Babuloni iriya yo kwa Berushaza yashoboye kurimburwa ari uko bayobeje uruzi Ufurate. Ibyo mwakongera kubisoma nanone
ku rupapuro rwa 552 rw'iki gitabo n'ubundi mu cyigisho ho cya 45 naho haranditse ngo in the unexpected entry of the army of the Persian conqueror into the heart of the Babylonian capital by a way of the channel of the river whose waters had been turned aside, and through the inner gates that in careless security had been left open and unprotected, the Jews had abundant evidence of the literal fulfillment of Isaiah's prophecy concerning the sudden overthrow of their oppressors. Kwinjira gutunguranye kw'ingabo z'abaperesi n'umutware wazo binjira mu murwa w'i Babuloni bayobeje uruzi bayobeje amazi y'amazi UFURATI, nuko bakinjira muri uwo murwa aho abantu bari barangaye utarinzwe. Byabereye abayuda ikimenyetso kw'ingoma yari bahagitse noneho igiye guhanguka nk'uko umuhanuzi Yesaya yari yarabihanuye. Muri aya magambo yombi icyo nashakaga kimwe kumva nuko iriya Babuloni yo kwa Nebukadineza no kwa Berushaza kugira ngo Imana yitsinde hasi yishobore, nako kugira ngo abamedi n'abaperesi bayitsinde hasi bayishobore, akayira banyuzemo nuko bayobeje uruzi UFURATI rwari ruyigose. Noneho hano mu byashuwe igice cya 16:12 aho twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ibintu bikurikira. Iyo ururuzi UFURATI ruvugwa ntabwo ari rwa rundi abaperesi bakamije bakamona gufata i Babuloni, ahubwo ni imvugo y'umwuka. Yesu najya kuza azabazanywe no gucungura ubwoko bwe buri ku isi, ariko azanywe no guhanira abanyabyaha inkozi z'ibibi abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, aje kubahanira ibyaha byabo. Abantu bose bakoze icyaha cyo kuyobya abandi bazabanza guhanwa mbere yuko Yesu aza. Mu cyago cya 6 hazaba hari igihano cy'umwihariko kigenewe abantu bayobeje abandi bakabatesha inzira ijya mu ijuru. Icyo gihano kandi kizaba kireba n'abandi babujije abandi kuyoboka Imana, wenda batabayobeshesheje inyigisho z'ibinyoma, ahubwo ukoresheje ubutware wari umufiteho. Ni umugore wawe wabujije gusenga, n'abana bawe wabujije gusenga, n'abakozi bawe wabujije kugenda mu nzira z'Imana. Icyo cyago cya 6 cyitwa gukamwa k'uruzi UFURATI kizaba ari igihe cy'igihano ku bantu bose bakoze icyaha cyo kugira uwo babuza kugera mu ngoma y'Imana. Mukomeze mukurikirane, turabisobanura neza murabyumva. Muzi yuko muri Bibiliya harimo icyo bita Babuloni. Mu byashuwe igice cya 18 musomamo ijambo ry'Imana rivuga ngo iraguye Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Babuloni ivugwa mu byashuwe 18 yanditswe no mu byashuwe 17, yewe no mu byashuwe 14 umurongo wa 8, hose ni ubutumwa buvugwa kugwa kwa Babuloni. Ariko mu byashuwe 18 ho hakatubwira ko Babuloni yahindutse icumbi ry'abadayimoni. Iyo Babuloni ibivugwa aho ngaho muri iyo mirongo y'ibyashuwe ntabwo ari wa murwa wo kwa Nebukadineza, ntabwo ari wa murwa wo kwa Berushazari, oya, ahubwo bigereranya imyizerere y'ibinyoma yayobeje abantu b'Imana
beza bashakaga kujya mu ijuru nta buryarya, bakayobeshwa inyigisho z'ibinyoma, bakayobeshwa gukandagira amahame y'Imana kubwo kwigishwa nabi. Rero ibyo bita kugwa kwa Babuloni, ibyo bita gukama k'uruzi Ufurate kuvugwa muri iki gitabo cy'Ibyahishuriwe 16 bizaba mu cyago cya 6, bizaba ari umunsi wo kwibasirwa k'umuntu wese wagize uruhare mu kugira uwo abuza kujya mu ijuru mu buryo bwose yaba yaramuyobejemo. Noneho niyo mpamvu byanditswe ngo marayika wa 6 usukura urwabya rwe mu isi, amazi y'uruzi Ufurate akamira kugira ngo inzira z'abami baturukire iburasirazuba zitegurwe. Abo bami bavugwa nta bandi ni Yesu n'ingabo z'abamarayika zizaba zimuherekeje ubwo azaba agarutse hano ku isi. Umuntu yakwibaza atese kubera iki Ufurate banza gukama kugira ngo Yesu abone kuza? Iyo Ufurate ni inyigisho z'ibinyoma. Mbere yuko tubaha amasomo ayemeza ko iyo bavuza amazi y'uruzi baba bavuga inyigisho z'ibinyoma, reka mbanze nsobanure kubera iki biri ngombwa yuko inyigisho z'ibinyoma zibanza gukama mbere yuko Yesu agaruka. Kubera ari byo umuhanuzi yavuze ngo amazi yarwo akamira kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe. Imbabazi nizimara kurangira nk'uko twatangiye tubivuga, ibyago 7 bitangiye gusuka mu isi, hari abo bizatungura bari basanzwe bazi ngo bakorera Imana, naho bakorera Imana ibitari byo. Bari bazi ngo Imana irabemera, naho Imana itabemera. Aribo babandi bazavuga ngo twariraga imbere yawe, tugahanura mu izina ryawe, tugakora ibitangaza mu izina ryawe, nk'uko na Yesu ubwe yabivuze. Abo bazaba batunguwe no kubona batemewe mu maso y'Imana, babona ibyago bibatunguranye n'abanyabyaha. Bene abo nibabona ibyago bibagwiririye, aho kuvuma ababayobeje bakaba babateje ako kaga, bazavuma Imana, bitakana Imana, kw'Imana ari indashima, kwibarimbuye kandi barayikoreye. Noneho gukuraho urwo rwijiji nibyo byitwa gukamwa k'uruzi Ufurate, kugira ngo abanyabyaha bapfe ariko batitakana Imana, ahubwo bitakana babayobeje. Ntekereza yuko hano mumaze kubyumva. Mu Byahishuriwe igice cya 16, mwemere mushireho umutima cyane twige, kuko kwiga ubuhanuzi aya magambo aba yanditse mu marenga biravuna kubyumva, ariko ni umugabane wacu nabyo ngo tubyige. Mu Byahishuriwe igice cya 16 haratubwira ku murongo wa 8 n'uwa 9 haranditse ngo nuko marayika wa 4 asukuruye urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyago, ntibihana ngo bayihimbaze. Ntabwo Imana izemera yuko abanyabyaha bapfa bayituka. Icyo bita gukamya k'uruzi Ufurate, ariko gukuraho wa mwijima w'ubuyobe utuma bayobye batuka Imana aho gutuka babayobeje, n'ikimana izakora kugira ngo abanyabyaha nabo bemere ko Imana ikiranuka, ahubwo imivumo bayivumaga bayivume ababayobeje. Icyo nicyo cyitwa gukamya k'uruzi Ufurate mu buhanuzi. Muzongera mu bisome umurongo wa 10 naho haranditse ngo marayika wa 5 asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya nyamaswa, ubwami bwayo bucura umwijima, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru ntibihana imirimo yabo mibi. Uko icyago kizajya gisimbura ikindi, ba banyabyaha bari basanzwe bakorera Imana
nyamara barayobejwe n'abigisha b'ibinyoma aribo bitwa Babuloni. Bo bazabona yuko nta kibazo bazaba babona kubabayobeje, ikibazo bazaba bakikibona ku Mana. Ariyo mpamvu uko buri cyago kizajya kibageraho nabo bazajya bitura Imana ibitutsi. Noneho Yesu ntabwo azagaruka abanyabyaha bagituka Imana bakibona yuko Imana yabahohoteye. Iri jambo ngo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu isi, mu ruzi runini UFURATI, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe. Nuko mu cyago cya gatandatu hari akantu Imana izakora tugiye gusoma mu kanya, kazatuma uko kwibeshya n'uwo mwijima biva mu bwenge bw'abanyabyaha, ntibongere gutuka Imana ukundi, ahubwo ibyo bitutsi n'imivumo bavumaga Imana buri wese agahindukira akabituka, n'imivumo akayiherereza ku wamuyobeje. Icyo nicyo cyitwa gukamya uruzi UFURATI mu buhanuzi. Noneho reka mbaha amasomo natinze atubwira iyo bavuze amazi mu mvugo y'umwuka baba bashaka kuvuga inyigisho. Yaba amazi meza y'isoko akagereranya inyigisho z'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bavuga amazi y'uruzi bakaba bavuga inyigisho z'ibinyoma. Imirongo ibihamya muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 13 muzasomamo ijambo ry'Imana ritubwira ngo wumirwe kubw'ibyo wajuruwe, ufatwe n'ubwoba wihebe cyane, kuko abantu banze bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari jye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha kuzigama amazi. Ayo magambo yashushanyaga iki? Ni igihe Abisirayeli bari bakoze icyaha cyanditswe mu rwa kabiri rw'Abami ibice 17 umurongo wa 19, icyaha cyo kureka inyigisho z'Imana ahubwo bakihimbira izabo nyigisho n'amahame azabayobora. Icyo cyaha mu mwuka cyagereranijwe no kwanga amazi y'isoko bakajya kunywa amazi yo mu bitega. Noneho andi masomo bihamya muzabisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 15. Haranditse ngo ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi. Ntabwo ari amazi ameze nk'isoko, ahubwo amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Wenda byatugora gusubira muri iyo nkuru yose, ariko uwo murongo uvuga iby'intambara ya Satani arwanya itorero ry'Imana. Mu Byahishuwe igice cya 12 havuga icyo gice cyose kivuga iri intambara ya Satani arwanya itorero ry'Imana, akoresheje akarengane no kubababaza kugira ngo ubukristo Imana itamenyeka, ingoma y'Imana itimakara ngo iganze hano ku isi. None uwo murongo wa 15 ukavuga ngo ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi kugira ngo atembane uwo mugore. Byo birasobanuye ngo Satani hari intambwe Satani yagezeho abonye kwica abavuga Imana, abamamaza ubutumwa bwiza, abasenya imihagenzo ya gipagani kugira ngo ubukristo buganze ku isi. Satani abonye ko kubica bitarimo gutanga umusaruro, ngo ikiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi. Satani atangiza imyizerere y'ibinyoma, ayo mazi agereranya izo nyigisho z'ibinyoma kugira ngo abantu batembane n'urwo ruzi. Nushaka kuyoboka Imana yobere mu binyoma, nicyo bisobanuye. Noneho iyo mwumva ngo uruzi UFURATI ruzakama kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe, bishatse kuvuga ngo urwo rwijiji rw'ibinyoma, uwo mwijima w'ubuyobe utuma abanyabyaha imbabazi zimaze kurangiriraho bagerwaho n'ibyago, aho gutuka babayobeje ahubwo bagatuka Imana ibateje ibyo byago. Ababayobeje bo bagakomeza kubabera mu maso yabo banyabyaha barimo kugwirirwa n'ibyago, ahubwo bakabona ko Imana ibafatanije n'ababayobeje kubahora gatsi. Nicyo kintu Imana izakora
kugira ngo ibyo bintu bikosoke, Yesu azaze ajye gutunguka ku bicu n'abanyabyaha bemera ubutabera bw'Imana. Icyo nicyo cyitwa gukamya k'uruzi Ufurate. Noneho reka tujye ku ntambwe ya kabiri. Bizagenda bite? Imana izakora iki kugira ngo abanyabyaha bafunguke mu mutwe, basigare batakiyituka nk'uko bayitukaga mu cyago cya gatandatu? Ni ikihe Imana izakora kugira ngo abanyabyaha badakomeza gutuka Imana uko bayitukaga mu byago byabanje? Iki Imana izakora cyanditswe mu gitabo cya Zaburi, igitabo cya Zaburi, igice cya Zaburi ni igice cya 50 umurongo wa 6. Turahasoma dusome n'ubusobanuro bwabo mu Ubuhanuzi. Ibi nibyo byitwa gukamya kwa Ufurate, arizo nyigisho z'ibinyoma, ari wo mwijima w'ubuyobe Imana izakamya mu bwenge no mu mutima wa buri wese, maze aba banyabyaha batukaga Imana nabo bakemera ubutabera bwayo. Haranditse hati Zaburi ya 50 umurongo wa 6, ijuru rizavuga gukiranirwa, ndasubiramo, ijuru rizavuga gukiranuka kwayo, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Aya magambo yavuzwe na Dawidi ngo ijuru rizavuga gukiranuka kw'Imana, kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza. Aya magambo ntabwo yari yasohora, nta n'ikindi gihe azasohora keretse icyo gihe mu cyago cya gatandatu. Bizagenda bite rero? Dore uko bizagenda kugira ngo ibi Dawidi yavuze muri iyi Zaburi bisohore. Mu cyago cya gatandatu ikiganza cy'Imana kizagaragara mu ijuru gifashe ibisate by'amabuye bibiri byanditsweho amategeko 10 y'Imana. Ya mategeko ariyo rufatiro rw'urubanza mu ijuru, ariyo abantu bose bagomba gupimwaho bacirwa imanza mu ijuru. Noneho kuko icyaha cya Babuloni cyangwa amadini y'ibinyoma azaba yaroheje abantu kwanga amategeko y'Imana no kubigisha ko Yesu yayakuyeho, ndetse no kubigisha kurenganya bazaba bayabwiriza. Ariko karengane mujya musoma mu bitabo kavuga ibyo gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa n'ibindi tudafitiye umwanya gusobanura none, kuko ingingo twashatse kuvugaho byihariye niyo. None ayo mategeko y'Imana isi zaba yararwanije, kandi abari ku ruhembe rwo kuyarwanya ari abigisha b'ibinyoma, bazaba barayobeje abagabo n'abagore, barayobeje abategetsi na rubanda, barayobeje aboroheje n'abakomeye, bababwira ngo agakiza ni umunyenga, bati mwizere Yesu gusa nta mpamvu zo gukomeza amategeko 10 y'Imana. Isabato ari ryo bendera ry'ingoma y'Imana, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo kuva 31 no mu gitabo cya Ezekiyeli, ryaragizwe ingingo yo kurwanywa n'isi yose. Mu cyago cya gatandatu Imana, ikiganza cy'Imana kizagaragara mu ijuru. Ayo mategeko agaragarira bari mu isi bose, maze umwijima watewe n'ubuyobe uzakurwa mu bwenge bwa buri wese, uhereye ku mukecuru kugeza kukomeye. Bose bazabasha gusoma ayo mategeko, basobanukiwe ko ariyo rufatiro rw'urubanza mu ijuru. Abanyabyaha bazicuza, bavuge bati burya koko twarenganije abantu b'Imana tubaziza gukomeza amategeko y'Imana. Burya amategeko y'Imana ari impamo, none ko twayahakanaga babitubwira tukagira ngo nabayobe, none ikiganza cy'Imana kikaba kiyagaragaje, impaka tukijya niziye. Bavuge bati burya Imana twayitukiraga ubusa ngo duhoye ubusa, burya twayigometseho ubwo twarwanyaga amategeko yayo, twayigometseho ubwo twarwanyaga abamamazaga amategeko yayo. None bya bitutsi batukaga Imana bisimburwe n'ijambo ngo Mwami Imana
Mwami Imana, amateka yawe n'ay'ukuri kandi no gukiranuka. Noneho ubwo ngubwo uruzi Ufurate ruzaba rukamye. Ni muri urwo buryo uruzi Ufurate uruzi Ufurate ruzaba rukamye. Tukiri kuri iyo ngingo turagira ngo dusome mwumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Hano hari igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, imwe ntoya ya kera kubasoma ibi bitabo, paje yacyo y'111. Haranditse ngo abakiranira mwiyere ku muhanuzi yarabibonye uko bino byavuzwe na Dawidi bizasohora, maze aravuga ati abakiranirwa benshi bararakaye, nibabona ibyo bazarakara cyane, bumvise uburibwe butewe n'ibyo byago. Cyari igihe cy'umubabaro ukomeye, ababyeyi babiherereza ku bana babo. Noneho reka tuze gukomeza gato mbere yuko nsoma aha ngaha, ndaza mbanze nsome aya ngaya yo mu Ntambara Ikomeye nini, kuko niyo tumenyereye paje 539. Tubanze tubabwire biriya tumaze kuvuga uko ibyanditswe muri Zaburi bizasohora. Turaza kugaruka kuri ariya mu Ntambara Ikomeye nini. Mu Ntambara Ikomeye nini paje ni 639. Ngaho mukunde dusoma aya magambo mwumvo uko ibyo byahanuwe bizasohora. Haranditse ngo, then there appears against the sky a hand holding the two tables of stone folded together. Ubwo nibwo ikiganza cy'Imana kizagaragara mu ijuru gifashe ibisate bibiri by'amabuye bibumbiye hamwe. Says the prophet, the heavens shall declare his righteousness, for God is judge himself. Bizabera bityo kugira ngo hasohore ibyo umuhanuzi yavuze ngo ijuru rizavuga gukiranuka kwe kuko Uwiteka ubwo ari we mucamanza. That while God is righteousness, that amid thunder and flame was proclaimed from Sinai as the guide of life, now is revealed to men as the rule of judgment. Ya mategeko yera ariyo gukiranuka kw'Imana, ya yandi yatanzwe hagati yo guhinda kw'inkuba n'ibirimi by'umuriro ubwo Imana yavugiraga kuri Sinayi, ikayatangira kugira ngo abihame riyobora ubuzima bwa buri wese. None aya mategeko azahishurwa nanone ko ariyo hame rigenderwaho abantu bagomba gucirirwaho urubanza. The hand opens the tables, and there are seen the precepts of the Decalogue, traced as with a pen of fire. Icyo kiganza kizabumbura ayo mategeko agaragare, maze amahame y'amategeko 10 agaragara neza nkaho yandikishijwe ikaramu y'umuriro. The words are so plain that all can read them. Azaba ari amagambo asobanutse ku buryo buri wese ashobora kuyasoma. Memory is aroused. The darkness of superstition and heresy is swept from every mind, and God's 10 words, brief, comprehensive, and authoritative, are presented to the view of all the inhabitants of the earth. Nuko ayo magambo azaba asobanutse, azaba yumvika, azaba yanditswe mu buryo bugaragara ku buryo wese ashobora kuyisoma. Ubwenge bwa buri wese buzakangurwa. Umwijima watewe n'ubuyobe uzakurwa muri buri bwenge bwa buri muntu. Maze amategeko y'Imana 10 mu ncamake asobanutse kandi afite ubutware agaragarire abatuye isi bose. Ibyo nibiba nyabuneka mwumve. Ibyo nibimara kuba, ibyo nibimara kuba abanyabyaha bazicuza,
batayibambe ya mategeko twarwanyaga niyaya baratubwiraga ngo ni ubuyobe naho ni ukuri. Ibitutsi batukaga Imana ntabwo basongera kubituka, ahubwo bazahindukirira bajye gushaka babayobeje bati burya twatukaga Imana ngo iraturenganije naho nimwe mwatuyobeje, twarenganije abantu b'Imana ngo barayobya isi naho nibo bari mukuri. Ubwo nibwo igihe kizaba kigeze cyo kwitura umuntu wese uwabujije mugenzi we. Umugabo wabujije umugore kujya kuyoboka Imana umugore azavuga ati ndarimbutse koko, narashakaga gusenga ukambuza. Abana bashakaga gukorera Imana ise akababuza, bazamuhindukirira bati koko ndarimbutse, nta zindi mbabazi, ni ukurimbuka by'iteka, amahirwe yanjye yo gukiza koko warayamvukije. Bazabitura. Niyo mpamvu nababwiye tugitangira ngo mu cyago cya gatandatu ibyo bita gukamya k'uruzi UFURATI, Imana izakuraho umwijima. Uburyo uburinzi bw'abanyabinyoma ni ikinyoma cyabo. Noneho nk'uko uburinzi bw'i Babuloni uriya murwa bwari amazi ya UFURATI, niko n'uburinzi bw'abanyabinyoma Imana izabukuzaho kweruraho ikinyoma cyabo, maze abo bayobeje n'abo bago mu ijuru babiture bakoresheje amaboko yabo. Ngibyo bizaba byitwa gukama k'uruzi UFURATI. Nibamara kubibona wumva uko bizagenda. Nibyo tugiye gusoma noneho muri ka gatabo k'intambara ikomeye gatoya. Umuhanuzi yabibona mu iyerekwa yabonye bimeze bitya: abakiranirwa benshi cyane bumvise uburibwe butewe n'ibyo byago. Cyari igihe cy'umubabaro ukomeye. Ababyeyi babiherereza ku bana babo babashinyikiye. Abana nabo babiherereza ku babyeyi babo. Abavandimwe bakitana ba mwana n'abashiki babo. Barahindukirana rubura gica. Bazahindukirana rubure gica. Imiborogo yumvikana impande zose. Uyu yabibonaga mu iyerekwa byandika nkaho birimo kuba uwo mwanya. Basubiranamo bati ni wowe wamvukije ukukuri kuba gutumye nkira muri iki gihe cy'akaga. Abantu bahinduka babwiriza butumwa babo. Barabanga babagaya bati nayo yose nimwe mutatuburiye. Mwatubwiye yuko abantu bose bazahinduka ukundi. Mukarangurura amajwi yanyu muvuga ngo ni amahoro ni amahoro, mugira ngo mutumare ubwoba twari dufite. Nimwatubwiye iby'iki gihe n'abatuburiraga iby'iki gihe mwarabikomanga ngo nabaka n'abantu babi badukana idini z'ibinyoma zibasha kuturimbuza. Ariko nabonye yuko ababwiriza butumwa batahusha umujinya w'Imana. Umubabaro wabo uzakubwa inshuro 10, kuko rubanda bayobeje bose bazabahinduka. Rakoze cyane. Ngaho nimwumve bana b'Imana, ibivugwa gusohora k'umurongo wo mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 12 nuko bizasohora. Uwo munsi icyo gihe nibwo hazasohora ubuhanuzi bwanditswe muri Bibiliya, ubwo Imana yavuze ku bapasitoro, ku bungeri baragira umukumbi w'Imana, ariko bakayobya bazajya mu ijuru. Hari ibyabahanuriwe bitarasohora, bitazigera bisohora keretse icyo gihe. Dusome imirongo ya Bibiliya. Yeremiya igice cya 25 umurongo wa 34. Hari ubuhanuzi bwahanuriwe abungeri, ntabwo burasohora, ariko buzasohora icyo gihe. Ngaho dusome ijambo ry'Imana. Impamvu rega nk'ibi tuba tubyiga
nawe tuba tugamije gutera ubwoba, ahubwo aba ari ukugira ngo buri wese amenye impamo y'ibitazabura kubaho. Ubu hari abantu bigisha iby'idini nk'uku tubirimo kwigisha, ariko nawe ubwe akaba azi yuko arimo kuyobya abantu, ariko ari umushinga yashoye, akabona nta tegeko rya leta rizamufunga. Abizera niyo ubabwiye ngo barakuyobya ntacyo bibatwaye, agakomeza agashyiramo umurego. Ariko umunsi hazabaho umunsi wo kwiturwa wanditswe n'ibyo bizasohorera hano. Ubwo iyo twiga nk'ibi tuba tugira ngo abameze nk'abo basigeho bikitwa none. Nanone hari abizera beza b'imfura b'inyangamugayo b'indakemwa mu mico yabo, ariko mu guhitamo imyizerere bayoboka bakagendera ku marangamutima apfuye. Akareba hari urusengero rwiza zagwa nk'ikibumbano cyiza kijanja